Okay guys, mumeze mute bantu mukunda gukoresha AI? Kuri uyu munsi rero twaje kwiga ibintu bitatu wakora AI ikazakwima monetize niba utarayibona, ndetse nimba unayifite niba usigaye ukoresha ibi bintu uko ari bitatu, ugakoresha AI muri ubu buryo uko ari butatu, YouTube ishobora kuba yakwambura monetization. Kugira ngo ubyumve neza, hari abantu batazi ko YouTube ishobora kuba yakwambura monetization igihe yayiguhaye, kandi ikindi ushobora kuba video yawe idafite copyright kandi idafite na copyright striker, gusa kubera gukoresha video bakagenda baguhereza reuse, bigera igihe bakakwambura icyo bita YouTube monetization, bakagukura muri YouTube partner program. Urumva rero icyo ni ikibazo kuba wari umaze gukorera amafaranga, wari umaze kugera kure, ufite YouTube channel yawe imeze neza, mu minsi mike bakaba baguhaye suspended, bakaba bagukuye muri YouTube partner. Urumva ko waba uhombye. Dore uburyo bwiza rero, hano ngaha tukwigisha fair use, uburyo bwiza bwo gukoresha AI ubundi ukayikoresha mu buryo bukunogeye kandi bunogeye YouTube, butabangamira channel yawe ngo ibe yakurwa muri YouTube ziri monetize. Welcome back rero, ahangaha ni kuri AI Listen and Profit, hahandi twiga AI tukayimenya ubundi tukiga uburyo twayibyaza umusaruro. Uyu munsi rero nakuzaniye isomo uburyo wakoresha AI bitabangamye kuri YouTube ngo babe baguha reuse content, cyangwa se ubundi bizavemo kuba bakwima monetize cyangwa se bakwaka monetize. Okay, welcome back. Niba uri musha ndagira ngo ube wakanda subscribe ubundi ukunzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nge wumva banyita The Brown. Okay, reka duhere ku isomo rya mbere, icyo bita copyright na content rights. Ibyo bishatse kuvuga ko ubushatse kuvuga uburenganzira ku byo wifashisha. Copyright na content right, uburenganzira ku byo wifashisha. Ibyo wifashisha nta bindi ni AI. Rero ibyo bintu iyo ubyumvishe uhita wibaza ngo ibyo bintu ni ibiki. Icyo bishatse kuvuga, iyo ukoresha AI generated content, ishobora kuba ari AI igeneratinga indirimbo, amajwi cyangwa se amashusho, noneho ukaba udafite icyo bita license cyangwa se uburenganzira cyangwa se uruhushya. YouTube ishobora gutekereza ko content yawe igaragaramo ibihangano by'abandi. Niyo AI yakoze content, hari AI models ziba ziga ku kuntu byanditswe, cyangwa se n'ibikoresho nakwita ko ari ibikoresho bya AI. Ni AI ziba ziga ukuntu ibintu byawe byanditse, cyangwa se ziga kuri output. No kuvuga ngo iyo bavuze output aba ari ya majwi ukoresha kugira ngo YouTube itazamenya ko iyo ndirimbo yakozwe na AI. Niba ufite indirimbo yakozwe na AI, ushobora kongeramo andi majwi, ayo majwi akaba ari indi beat. Nanone hari beat ziba zidashobora guteza icyo bita copyright. Niba nazo uzishaka wambwira nkazakwereka uburyo wazibonamo. Rero kugira ngo wirinde ibi byose, wirinde kino kintu cya mbere cyo gukoresha icyo bita copyright na content rights, ikintu cya mbere ugomba gukora ingamba, ukoresha royalty free music, cyangwa se modo zawe zemewe gukoresha mu bucuruzi. Hari AI zitanga ibihangano byemewe gukoreshwa kuri YouTube, icyo bita common tools. Noneho ikindi kintu wakora, shira description ya video rights cyangwa link yemeza ko ufite uburenganzira muri video wakoresheje AI. Niba ushaka indirimbo za AI, hitamo AI tools zigaragaza uburenganzira bwo gukoresha commercial use. Ni za AI zemera ko umuntu akoresha indirimbo za generatinze mu buryo bwo gucuruza. Niba ufashe indirimbo ukayishyira kuri video,
yakozwe na AI idafite license, YouTube irasuzuma ikabona ko ishobora kuba yarabaye copy from lighted music. Ni ukuvuga ngo bashobora YouTube irareba igasanga iyo ndirimbo ishobora kuba yabaye copied, wayikuye ku yindi ndirimbo ifite uburenganzira bwayo, bigatuma baguhereza copyright. Kabiri, uburyo bwa kabiri ni repetitive content cyangwa se lack of originality, content isubiramo cyane. Icyo bivuze ibyo ngibyo, bivuze ko video zose zigizwe gusa n'isubiramo cyangwa se isubiramo ry'ibishushanyo, okay, cyangwa se isubiramo ry'amajwi ya AI. Ni ukuvuga ngo niba warakoze video akaba ari AI ivuga, akaba ari AI, akaba n'amashusho ari aya AI, mbese muri make nta kintu cyawe kigaragaramo, ibyo bintu ntago bishobora kuguhira, ibyo bintu bishobora gutuma bakwima monetize. Urugero ni nka AI generated silent show of quarters cyangwa se AI generated genetic music video, aho nta muntu uhari uri kuvuga cyangwa se gukora igitekerezo cyihariye. Ni ukuvuga ngo ahangaha izi AI nagenda kubwiye iyo zigeneratinze video ukazikoresha uko zakabaye nta kintu cyawongeyemo, ibyo bintu ntabwo biri fair, ntabwo uba ukoresheje AI neza, icyo gihe YouTube ikwima monetize. Niba rero ukeneye inama ku ibi ngibi, ni ukongera voice yawe muri video wakoresheje yakozwe na AI, voice yawe ukayongeramo mu gihe uri gutanga inkuru yaba yatanzwe na AI. Shiramo clips z'ukuri cyangwa se amashusho yawe. Clips ngira ngo murabizi ni uduce dutoya twa video runaka, rero usabwe gushiramo uduce twa video yawe wikoreye muri video yakozwe na AI kugira ngo batazakwima monetize cyangwa se bakaba bayikwaka. Fata AI nka tools, si nk'umukozi wa final output yose. Ni ukuvuga ngo niba uri gukoresha AI, ifata nk'igikoresho, apana kuyifata nk'ikintu nyine kirakora video kikayirangiza yose ubundi uka-uploadinga. Okay, ibyo bintu birumvikana. Ibyo byo tujye kuri fails ya gatatu, method ya gatatu, uburyo wakoresha neza AI cyangwa se wayikoresha nabi ugahita ufailinga cyangwa se ukabura monetize. Content policy violation, ibyo bishatse kuvuga iki rero? Kwica amategeko ya YouTube. Icyo bivuze, AI ishobora gukora deep fake, violence, adult content cyangwa se content ishobora guteza intugunda cyangwa se ibibazo. YouTube irazigenzura. Ni ukuvuga ngo video za AI zose zigenzurwa na algorithm. Iyi ni system ya YouTube ifasha kugenzura izi video za AI. Na human reviewers ikabuza monetization. Ni ukuvuga ngo iyo YouTube imaze kugenzura izi video bigasanga YouTube ifite icyo bita algorithm, ni system yifashishwa kuba yagenzura zino video zakozwe na AI, icyo bita deep fake, icyo bita violence, icyo bita adult content, icyo bita content ishobora kuba yateza ibibazo. Ibi byose YouTube irabigenzura, kandi muri video zakozwe na AI ibyo byose ntibyaburamo, mu gihe utakoze bya bindi byo kuba wakongeramo ijwi ryawe cyangwa se sound background. Nakubwiye ngo hari imiziki ituma wafata video ukaba wayihindura video yawe ukoresheje imiziki itagira copyright. Iyo miziki niba uyishaka ushobora kuba wayisanga kuri YouTube studio. Iyo miziki irahaba rwose, ubundi nawe ukagenda ugakora video zemewe na YouTube. Ingamba: irinde gukoresha content ishobora
gukomeretsa abantu cyangwa se guhungabanya umutekano. Niba ufite kontenti irimo ibi bintu, menya ko ibyo bintu bitameze neza. Koresha AI mu gukora educational content, tutorial, entertainment nziza cyangwa se art. Reba YouTube community guidelines mbere yo gushyira content kuri YouTube, ugomba kureba amategeko yayo.